Kera ariko wumve ngo kera cyane nko mu myaka 2000 ishize hari umugabo w'umukire wari ufite umugore mwiza cyane. Uwo mugore we mwiza yari yaramukundiye aramukunda rwose, bakibanira mu mahoro ndetse n'umunezero. Gusa nubwo babanaga mu mahoro ndetse n'umunezero, bahoranaga agahinda kuko batagiraga umwana n'umwe. Igishoboka cyose bari baragikoze kugira ngo babashe kugira urubyaro, ariko byaranze. Bityo rero umugore yigira inama yo gusenga, akajya ahora asenga buri munsi asenga, ariko nabyo biranganya busa, bibaye ubusa, bakomeza kubura urubyaro. Mu gikari cy'urugo rwabo habagamo igiti kinini cyiza cy'inganzamarumbo. Nuko umunsi umwe mu gihe cy'urubura n'ubukonje bwinshi, wa mugore yicara munsi ya cya giti atangira guhata ibirayi. Nuko ahata ikirayi cya mbere, ahata ikirayi cya kabiri, uko yagahase yikata urutoki. Nuko igitonyanga cy'amaraso kirahubuka kikubita hasi ku masimbi. Nuko amaze kwikata urutoki abonye ukuntu amaraso yatonyangiye hasi, araganya ati, yaba nibyariraga umwana usa umutuku nk'aya maraso yanjye, ubundi agasa umweru nk'aya masimbi amaraso yanjye aguyeho. Akimara kuvuga ayo magambo, yumva umutima uramusimbutse nk'aho ibyifuzo bye bisubijwe. Nuko arangije arahaguruka yisubirira mu nzu, gusa agenda yishimye. Nuko hashira ukwezi. Nyuma y'uko kwezi, amasimbi n'urubura byari byaraguye byose birayonga, nuko ubutaka bumeraho ubwatsi bwiza. Iminsi irashira n'indi irataha, ibyatsi biruma, birongera birera, ibiti birahundura, ibihe bikomeza kugenda bisimburana. Nuko wa mugore arongera asohoka mu nzu ajya kwicarira munsi ya cya giti cy'inganzamarumbo. Cyari cyaragize amababi meza ndetse kinafite umuhumuro mwiza. Akomeza kuzenguruka hafi yacyo, hashize akanya asoroma imbuto zari hafi aho ngaho, atangira kurya. Muri ako kanya ahita amera nk'urwaye, akomeza kwihagararaho, ariko hashize akanya ahamagara umugabo we. Umugabo aza yiruka amaze kwegera hafi aho, wa mugore amubwira ari kurira ati, nyaboneka nubona ngiye gupfa, uzambabarire unshyingure munsi ya kino giti cy'inganzamarumbo, ndabigusabye. Nuko akimara kuvuga ayo magambo arazanzamuka, ubundi ubuzima burakomeza. Nuko hashize ukundi kwezi, wa mugore abyara akana, akitegereje asanga karasa umutuku nk'amaraso, yewe karasa umweru nk'amasimbi kumwe yabisabaga. Ibyishimo biramurenga biramwica. Nuko apfa ubwo kubera ibyishimo. Nuko mu gahinda kenshi umugabo wagenza nk'uko yamusabye, amushyingura munsi ya cya giti cy'inganzamarumbo. Umugabo yicwa n'agahinda, ariko hashize iminsi bya kigabo yigira inama yo kuzana undi mugore. Nyuma y'igihe gitazanye uwo mugore, babyarana umwana w'umukobwa. Wa mugore wapfuye we bari barabyaranye umwana w'umuhungu usa umutuku nk'amaraso, agasa umweru nk'amasimbi nk'uko nyina yari yarabisabye. Uwo mugore wa kabiri yakundaga uwo mwana w'umukobwa we cyane, ku buryo byatumaga amureba, yareba n'uwo muhungu yasanze, akibwira ati, uko biri kose uno mwana w'umuhungu azakomeza kwitambika hagati yanjye n'umugabo wanjye n'umwana. Ibyo byose yabitekerezaga kubwo gukeka ko imitungo y'uwo mugabo yazava ahayiha uwo mwana w'umuhungu, aho kugira ngo yibagabanye we n'umukobwa we. Ibyo bitekerezo byo kumva ko uwo mwana w'umuhungu azaragwa bikomeza gushengura uwo mugore, bituma yiga imigambi mibisha yo guhemukira uwo mwana w'umuhungu. Kuva ubwo uwo mugore atangira kujya atoteza ndetse akananiyohagiza uwo umwana abaho mu rugo atishimye. Nuko umunsi umwe wa mwana w'umukobwa aza yirukanka, nuko abwira nyina ati, mawe wampaye icunga ryo kurya. Nuko nyina arishima cyane, areba mu gitebo cyarimo amacunga, ateramo icunga rimwe ararimuterera. Nuko wa mwana w'umukobwa aramubwira ati, none se mawe, umuvandimwe wanjye naza kuza nawe uramuha? Ubwo umwana w'umukobwa yavugaga wa mwana w'umuhungu basanze mu rugo. Nyina yumva biramurakaje cyane, ariko yihagarara ati, yego rwose naza kuza kuva ku ishuri ndamuha. Akivuga atyo arungurutse mu idirishya, abona wa mwana w'umuhungu hirya mu marembo arinjira. Akimubona kandi amaze kwemerera umwana we ko ari buze nawe kuza kumuha ku icunga, abura uko yifata kandi atarashakaga kumuha, niko guhita yigira inama ashikuza wa mukobwa w'icunga nawe araribika. Nuko aramubwira ati, ngo wemerewe kurya musaza wawe atararya. Muri ako kanya wa mwana w'umuhungu aba yinjiye aho mu nzu. Nuko wa mugore amwibwirishwa bya nyirarurishwa ati, ese mwana wa, ntabwo waba ushaka icunga? Umwana w'umuhungu aratungurwa cyane kuko yarazi ko asanzwe amwanga. Nuko aramubwira ati, ni ukuri mawe, ndaryakirana ubwuzu kandi murakoze. Wa mugore akomeza kwihagararaho kuko yangaga uwo mwana, ariko mu ntekerezo aribwira ati, wamujyana ahantu nkamwica. Nuko arangije aramubwira ati, niba urishaka rwose ngaho unamaweho icunga rimwe muri ako kabati. Mu gihe umwana w'umuhungu acyunama, umugore afata umupfundikizo w'akabati awumutsindagira ku mutwe, umwana w'umuhungu agwaho. Amaze kumwica ahinda umushyitsi, arangije araganya ati, yaba byashobokaga ko nta muntu n'umwe umenya ko nishuye umwana. Niko guhita yigira inama yirukanka ajya mu nzu, azana agatambaro k'umweru akagarukana yirukanka, afata wa mwana w'umuhungu akamuhambira mu ijosi kugira ngo ahishe aho yari yakomeretse, ubundi amwicaza ku ntebe amufatisha icunga mu ntoki. Nuko hashize akanya wa mwana w'umukobwa nawe araza aje kureba nyina. Ageze aho yari arasanga aricaye ari kureba inkono iriho amazi ari gutogota. Nuko abwira nyina ati, mbonye wa muvandimwe wanjye yicaye hariya hirya,
yicaye afite icunga mu ntoki kandi ameze nk'ufite ikibazo. Namusabye ngo ampe ku icunga rye ntiyansubiza, numva ndikanze. Nuko nyina aramubwira ati humura, buriya nuko yakwihoreye, subirayo wongere umusabe, nakwima umukubita igipfunsi mu matwi. Nuko wa mwana w'umukobwa asubirayo yiruka, maze abwira musaza we ati muvandimwe, mpiryo cunga ufite. Cwe undi aramwihorera kuko murabizi neza yari yapfuye. Nuko nk'uko nyina yabimubwiye amukubita igipfunsi mu matwi. Akimukubita igipfunsi mu matwi abona umutwe yikubisa hasi ararambaraye. Umwana yibonye arikanga ariruka cyane, yiruka ariranuka abwira mama we ati mawe niyiciye umuvandimwe, mukubise igipfunsi ku gutwi none umutwe wituye hasi. Nuko umwana ararira umusubizo. Nuko nyina nk'aho atayobeye ibyo yakoze abwira umwana we ati wowe gatsindwa we, urabona amahano ukoze, dore wishe umuvandimwe wawe, ariko ntacyo ibyabaye dore ntacyo twabihinduraho, urasabwa guceceka, nta muntu ukwiye kumenya iryo wakoze. Kwa mugore abwira umukobwa we ati kugira ngo se atazamenya uko byagenze reka tumuteke. Nuko bafata wa mwana w'umuhungu baramukatagura baramuteka bashyira mu gisorori. Ariko wa mwana w'umukobwa kwihangana biramunanira, akomeza kurirarira amarira wagira ngo nayo kwarika. Hashize akanya wa mugabo nyir'urugo baratashye, yicara ku meza maze abaza umugore we ati umuhungu wanjye ari he? Umugore we arinumira, naho umwana w'umukobwa we akomeza kurira. Wa mugore ho kugira ngo asubize ahubwo aragenda aterura igisorori kinini kirimo inyama azanira wa mugabo, naho wa mwana w'umukobwa we akomeza kurira. Wa mugabo arongera arashimangira ati mwambwiyeho umuhungu wanjye ari? Nuko nyamugore ati namubonye ashogoshera, yambwiye ko yagiye kwa ba nyirarume ngo azamara igihe kinini, nagerageje kumubuza ariko ariyangira. Umugabo biramutungura agwa mu kantu, nuko aribaza ati none se ubwo yagiye kugira yate ku buryo agenda atanansezeye? Umugore aramusubiza ati ngiye yambwiye ko hakunda, ikindi kandi yambwiye ko ngo azamara y'amezi 6, ngo banza bamufata neza kurusha uko hano tumufata. Umugabo biramubabaza cyane ati uko biri kose nubwo yabafashwe nabi ntago byamubuza kugenda ansezeye. Nuko atangira kurya, ariko abaza umukobwa we ati mwana wanjye wowe se ko mbona urira cyane, ahubwo ntiwaba wakumbuye musaza wawe? humura vuba azagaruka. Nuko ubwo uko akomeza kurya abwira umugore we ati nyongera, akajya arya ajugunya amagufa munsi y'ameza. Nuko umugabo arangije kurya, wa mwana we w'umukobwa ariruka ajya mu cyumba cye, azana agatambaro k'umweru, ubundi azingiramo ya magufa yose wa mugabo yaryaga agajugunya munsi y'ameza. Gusa ariko akomeza kurira. Nuko arangije afata ya magufa ayazika munsi y'ibyatsi, munsi ya cya giti cy'inganzamarumbu. Akimara kubigenza atyo yumva ka gahinda ke karashize na ya marira arashira. Muri ako kanya amababi ya cya giti cy'inganzamarumbu atangira kunyeganyega, amashami yacyo atangira kwizengurutsa, gitangira kuvuza ubuhuha bukavuga nk'amashyi wagira ngo n'ay'ibyishimo by'abantu benshi bari gukoma amashyi. Muri ako kanya hagati mu mababi ya cya giti haturukamo urumuri rusimbukamo inyoni nziza igenda iguruka igana hejuru, iririmba indirimbo nziza mu kajwi keza. Ya nyoni ikomeza kuzamuka hejuru, imaze kugera itakigaragara, cya giti gisubira uko cyari kimeze. Nuko ka gatambaro n'aya magufa birazimira. Nuko wa mwana w'umukobwa ibyishimo biramutaha, yiyumva nk'aho rwose wagira ngo umuvandimwe we yazutse. Nuko arangije yisubirira mu nzu, bamuha ibyo kurya nawe ararya yishimye none atakiri kurira. Nuko ya nyoni yaturumbutse muri cya giti cy'inganzamarumbo iraguruka iragenda yicara hafi y'idirishya, nuko itangira kuririmba iti umubyeyi wanjye yishe umuhungu we, naho data asigara mu gahinda. Gashiki kanjye ko kankundaga cyane yafashe amagufa yanjye yashyira mu gatambaro k'umweru, nuko yashyingura munsi y'igiti cy'inganzamarumbo. Nuko inyoni irakomeza iti none reba ukuntu avuyemo akanyoni keza, ikajwigira. Umugabo w'umucuzi wari hafi aho ngaho akomeza kumva iyo nyoni iririmba ayo magambo, yumva ni byiza, niko gusohoka yirukanka ngo arebe. Mu gusohoka aratsitara, urukweto rwe ruvamo, ariko arakomeza arirukanka agendesha ikirenge kimwe. Ayigeze iruhande, nuko arayibwira ati wanyoniwe, ndumva uzi kuririmba cyane, wakongeye ukandirimbira iyo ndirimbo. Nuko inyoni iramusubiza iti kirazirage ntabwo njya ndirimbira ubuntu, kugira ngo nongere nkuririmbire uranshakira igihembo, kandi biroroshye. Nabonye mu nzu yawe uri mucura, wari uri gucura umukufi mwiza wa zahabu, wongenere nanjye nkuririmbire. Nuko umugabo aremera arawuzana, inyoni nayo yururuka mu giti yari irimo yicara hasi, ubundi iratangira irimba ya ndirimbo iti umubyeyi wanjye yishe umuhungu we, naho data asigara mu gahinda. Gashiki kanjye ko kankundaga cyane yafashe amagufa yanjye yashyira mu gatambaro k'umweru, nuko yashyingura munsi y'igiti cy'inganzamarumbu. Nuko inyoni irakomeza iti none reba ukuntu avuyemo akanyoni keza, ikajwigira. Umugoroba umwe umukobwa w'umwami yiteye akitero ke keza, yitera imibavu myiza, yambara n'udukweto twe twiza. Nuko arangije afata inzira yerekera ahantu hari ubusitani bwiza kugira ngo afate akayaga. Umukobwa arakugendeye, akigera muri bwa busitani arabukwa akagezi keza gatemba amazi asa neza. Nuko aragenda arakegera, yicara hafi aho ngaho maze araruhuka. Ariko ubwo mu kujya muri iryo shyamba akaba yari yagiye afite agakombe ka zahabu mu ntoki, agenda agatera hejuru, akagatera hejuru kamanuka kagasama, akongera akagatera hejuru kamanuka kagasama. Bikomeza
bityo ari nako yiruhukira, ariko aza kugatera hejuru, mu kumanuka karamucika ntiyagasama, noneho kikubita muri rya riba. Kakimara kumanuka mu iriba, karatebera kajya hasi cyane mu ndiba. Agerageje kugakuramo abona ntiyabishobora, bitewe n'ukuntu yakundaga ako gakombe. Akimara kubona ko atakigakuye mu ndiba y'ayo mazi, atangira kuvuga ati, Mana igira neza ko icyangarurira kano gakombe kanjye nakigorera igishoboka cyose, yewe namuha ibyo ntunze, namuha imyambaro yanjye myiza ndetse n'ibikomo byanjye bihenze. Akimara kuvuga atyo, igikeri kirataruka kimwikubita iruhande, nuko kiramubaza kiti, mukobwa w'umwami, ni iki gituma uganya bingana bityo? Ntabwo umukobwa mwiza nkawe w'umwami yakabaye aganya cyangwa ngo yiganyire. Umukobwa ubwo yari yatangiye gutamarira kubera kubura agakombe ke, nuko abwira icyo gikeri ati, wacyo ntazi we se, we wamarira iki n'ubwo bubi bwawe wagikeriwe n'amagaragambya? Arakomeza arakibwira ati, dore ikiri gutuma nganya nuko agakombe kanjye kaguye mu mugezi, nkaba ntabasha kugerayo ngo nkazane. Igikeri kiriyumvira, nuko kiramubwira kiti, jyewe rero mukobwa mwiza, ntabwo nifuza imyambaro yawe, ibikomo byawe bihenze cyangwa ibindi bintu by'agaciro byawe. Cyewe icyo nifuza ni kimwe, ndagira ngo nkuzanire kari agakombe wataye mu mugezi, ariko unyemerere ikintu kimwe, unyemerere ko uzankunda, kanjyana tukibanira tukajya dusangira, mbese nkajya ndara no mu buriri bwawe. Wa mukobwa amaze kumva amagambo y'igikeri araseka cyane ati, ariko wagikeri waba igicucu. Ariko ubwo mu ntekerezo ze aribwira ati, iki gihanya cy'igikeri ntabwo cyabasha gutaragurika ngo kive muri iri shyamba kizagere mu rugo. Reka nkwereke, ngiye kucyemerera ibyo cyifuza byose, undi kimpa akantu kanjye, ndabizi neza ko kitazabasha kungeraho. Akimara kubitekereza atyo, arakibwira ati, nta kibazo rwose, simbuka hariya mu mugezi unzamurira agakombe kanjye ka zahabu, numara kukampa ndagira ngo nkubwize ukuri ko ibyo wansabye rwose nzabyemera, nzabyubahiriza uko ubishaka. Igikeri kimaze kumva ko umukobwa yemeye ibyo kimusaba, kirishima, nuko kirataruka kikubita mu mazi ngo dumburi, kiracubira, kiribira, kimanukamo hasi, kigera kuri ka gakombe kizamuka kigafashe mu kanwa, nuko kigatereka ku nkombe y'uruzi kirakamuhereza. Umukobwa akimara kubona agakombe ke ka zahabu ku nkombe, arishima cyane, arirukanka aragasingira, ntiyaba agitekereje cya gikeri. Nuko arangije arirukanka kibuno mpamaguru, agira ngo cya gikeri kitamenya aho ataha. Arirukanka arangije yigira iwabo. Naho igikeri aho gisigaye kiramuhamagara giti, mukobwa mwiza, garuka unjyane, dore wari wabinyemereye kandi njye nagukora ibyo washakaga. Ariko bibaye ubusa, umukobwa arakirengagiza arirukanka arigendera. Nuko umukobwa ageze muhira ariruhutse, ubundi aribwira ati, ndagisize cya gihanya, kizongera kunkura he? Burira ubundi buracya. Ntibukiye gatatu, wa mukobwa yicaye ku meza agiye gufungura, ajya kumva yumva urusaku hanze ngo ga ga ga. Arikanga, akomeje kumviriza neza,